Yego, hari imiryango rero myinshi usanga ifitanye amakimbirane hagati y'umukwe n'umukazana, rimwe na rimwe bikagera no gusenya ingo zabo, ariko se ni iki gitera ayo makimbirane rimwe na rimwe ubundi? Umukobwa na nyina nta kintu kijya kibatandukanya. Ababyeyi banyumva baze kubishyira muri komantere, ikintu kijya gutandukanya umwana na nyina w'umukobwa yabaye ku bahungu be aribo bakazana, sibyo? Mu by'ukuri ntabwo ngewe mbikunda, ku ruhande rwanjye simbikunda. Kubera iki? Mvuze ko mbikunda naba nishushanije. Impamvu ni uko mbere sinabyumvaga kuva ndi muto, n'uwahoraga numva hagati y'umukazana na nyirabukwe hatari nk'urukundo rwuzuye, nkumva binteye ubwoba, wenda ntaranashaka. Uri kuvuga yuko umukobwa bigoye yuko yatandukanywa na nyina cyangwa hagira undi muntu ubazamo hagati, rwa rukundo rwabo rukagabanuka? Kubera iki ku muhungu rwo rworoha? Kuko dukunda kubona ingero za bamwe usanga hari umusore wubatse ariko yashaka nk'uko bivugwa agatandukana na nyina, nyina akamushyira ku ruhande akanamwibagirwa. Hari n'ababihakana nyina, reka mbivuge muri mvugo, nyina akangara yego umuhungu nyuma y'uko umuhungu yashatse. Kuki bizi icyo gihe? Ku bakobwa bidakunda kubaho? Biragoye, biranabishye. Ubundi ababyeyi bose bagombye kuba bangana, bipfira ku babyeyi. None se nk'umukazana ajya gutuka, ahubwo hari udushya turiho. Abakazana barimo baratuka ba nyirabukwe, bari kubivana hehe? Akajya gutuka nyirabukwe kandi yaramubyariye umugabo, yaramubyariye n'abana, agasohora igitutsi mu kanwa akajya kumutuka. Mu by'ukuri wa mukobwa woba uri kururira umuvumo, kuko umuvumo wa nyirabukwe w'umuntu uramufata. Ni nko gutuka umubyeyi wawe. Buriya nyoko bukwe yakuvumye, ariko guhora ukuru wa muvumo wagufata, ariko aguhoye ubusa, burya n'umukazana nawe yanamuvuma. Yego, tugiye kuganira ku ngingo yacu, duherejemo ikaze buri muntu wese araza kwisangamo, atange n'ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ni ingingo ikunda kugirwaho impaka n'abantu benshi, ariko kuko nanone turi abanyarwanda cyangwa abanyafurika, ibi bintu tukunda kubyisangamo, aho usanga umukazana abana na nyirabukwe. Iyo tugiye kuganiraho, harya wowe ubu ngubu wabaye nyirabukwe w'umuntu? Jye nabaye nyirabukwe w'umuntu, ariko sindagira umukazana. Ndi mabukwe, ndi mabukwe, nta mukazana ndagira. Ubwo mfite abakwe. Yego. Ujya ubyumva bamwe na bamwe iyo bijya bikunda no kubaho, ugasanga umukazana agiye kubana na nyirabukwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kubana gute? Ugasanga nyirabukwe kubana mu nzu se, cyangwa se agiye amusanga. Yego, ndabyumva cyane, ndanabibona. Iyi ngingo tugiye kuganiraho rero irabyibushye kandi iranaremereyemo. Ubundi ni ingingo ikunda guhungabanya cyangwa ituma abantu bamwe na bamwe batanga ibitekerezo byabo bakabahuka. Ubundi ubyumva ute kuba nyirabukwe, ubwo nituvuga nyirabukwe ni nyina w'umuhungu, ajya kubana n'umuhungu mu rugo rwe? Biraremereye. Ubwo ndavuga niyerekezaho, kuko nanjye bishobora kunshyikira. Yego, nta kibazo. Rero ku makuru mbifiteho cyangwa se uko mbizi, wenda ndahera kuri mama kuko yagize amahirwe yo kubona abakazana. Yabaye ku bahungu be aribo bakazana, sibyo? Mu by'ukuri ntabwo ngewe mbikunda, ku ruhande rwanjye simbikunda. Kubera iki? Mvuze ko mbikunda naba nishushanije. Impamvu ni uko mbere sinabyumvaga kuva ndi muto, n'uwahoraga numva hagati y'umukazana na nyirabukwe hatari nk'urukundo rwuzuye, nkumva binteye ubwoba,
wenda ntaranashaka. Njye rero ntabwo nagize amahirwe yo kubona amabukwe. Njye ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kubona amabukwe. Mu gihe mabukwe nakamubonye baramwishe. Baramwishe. Abana banjye rero kubaho batagira nyirakuru ubyara papa wabo, bakuze babona mama wanjye bagahora bamubaza ngo kuki, babaza papa wabo ngo kuki bafite gramere umwe. Navuga rero ngo iki kintu rwose njye nagitekerejeho cyane, ariko sinagitinzeho kuko hari bitarandebaga cyane. Njyewe ikintu nzi nuko nisanze mbona ahubwo imfubyi za mabukwe na data bukwe, kuko babiciye umunsi umwe. Babiciye umunsi umwe. Ni ikintu cyababaje umuryango wose n'abaje bawugana. Natwe twaje mu muryango dusanga icyo kintu cyarabaye kandi ari kibi. Ubwo rero byadusabaga gutanga imbaraga zacu kugira ngo umwana ukugezeho wabo babyeyi ye guhungabana, kandi ahungabaniye wenda mu maboko yawe. Nagize umugisha rero ngiye nta mpungabaniyeho. Baraje, uwageze hano yabanye neza n'abana babo, ari ho mu rugo rwa musaza wabo. Ibyo by'umukazana rero kubana na nyirabukwe ngiye ntabwo byambayeho. Mama we byamubayeho narabirebye, ariko rwose usibye niwe nzi. Yego, hari imiryango rero myinshi usanga ifitanye amakimbirane hagati y'umukwe n'umukazana, rimwe na rimwe bikagera no gusenya ingo zabo. Ariko se ni iki gitera ayo makimbirane rimwe na rimwe ubundi? Njyewe ikintu nabonye rero kubakwe si kenshi bishyiramo ba nyirabukwe, si kenshi bashwana. Ariko icyo kintu nyibona ku bakazana na ba nyirabukwe. Kuko n'umukwe ushobora kuzana ibyo bibazo kuri nyirabukwe aba yisibiye amayira, kuko umukobwa na nyina barakundana cyane. Umukobwa na nyina, umukobwa na nyina nta kintu kijya kibatandukanya. Ababyeyi banyumva baze kubishyira muri commentaire. Ikintu kijya gutandukanya umwana na nyina w'umukobwa aba ari ikintu kidasanzwe, wenda ni ibyaje ubu. Ariko ubundi umwana na nyina niyo yagize ibibazo abitura nyina. Uri kuvuga yuko umukobwa bigoye yuko yatandukanywa na nyina, cyangwa hagira undi muntu ubazamo hagati, rwa rukundo rwabo rukagabanuka? Kubera iki ku muhungu rwo rworoha? Kuko dukunda kubona ingero za bamwe usanga hari umusore wubatse ariko yashaka nk'uko bivugwa agatandukana na nyina, nyina akamushyira ku ruhande akanamwibagirwa. Hari n'ababihakana nyina, reka mbivuge muri mvugo, nyina akangara umuhungu nyuma y'uko umuhungu yashatse. Kuki bizi icyo gihe? Ku bakobwa bidakunda kubaho. Biragoye, biranabishye. Ubundi ababyeyi bose bagombye kuba bangana, ariko sinzi ukuntu biremetse, sinzi ukuntu bimeze. Kuko tugiye no mu ijambo ry'Imana, burya abantu benshi baryisangamo, riravuga ngo niyo mpamvu ngo umuhungu umugabo azasiga se na nyina akajya kubana n'umugore we akaramata. Niba ari iryo jambo rero bakurikije niba ari iryo jambo bakurikije, nese ko bagiye kubana n'umufasha we. ariko jyewe iyo ngiye mu mirenge barakubwira ngo nubwo usezeranye kuzajya kubana n'uyu mugore akaramata, wowe wa mugabo we nawe wa mugore we mufite inshingano zo kuzajya kwita kuri uriya mubyeyi. Hari aho numvise ayo masezerano ari mu murenge. Icyo kintu rwose bakigarutseho. Niba nubakigarukaho simbizi, ariko mu by'ukuri uriya musore cyangwa se uriya mugabo ubundi yagombye kuba azaniye nyina amaboko. Umukazana yagombye kuba umwana cyane cyane, ndetse kuruta umukobwa wawe. Ndibuze kwivuga, sindi buvuga iby'abandi. Nuko mbyumva, uriya mukazana burya baje kuba umwana buriya mukecuru. Buriya mukecuru
kuko uriya mukecuru nawe umwana we yasize ngo agiye kubana n'umugore w'akaramata, abakobwa be nabo bazagenda bajye kubana n'abandi bagabo. Hariya nawe muzaniye undi muhungu mu rugo. Ndumva ari nk'uko byakagombye kumera. kuki se nyine usanga umusore washatse aba umukundwa kaza mu muryango yashatsemo, ariko umukobwa ugasanga asa nk'umuntu utashaka kwivanga mu muryango w'umusore cyangwa umugabo wiwe, akasa nk'umuntu wiheza, ahubwo na rwa rukundo yari afitiye iwabo rugasa nkaho rwikuba, kandi umusore urukundo yari afitiye iwabo rusa nkaho rugabanutse, ahubwo rukajya aho yarongoye. Ni ukuri nanjye birambangamira, niyo mbibonye niyo mbyumvise, hari ibyo nabonye hari ibyo numvise bimbangamira kubyumva, ariko kuko twabiganiriyeho tugiye gushaka igisubizo abantu benshi bakwisangamo, nabo bakaba banatwunganira, sibyo? Mbona harimo kwikunda gukabije, niba mbona bituruka cyane 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 ni ku babyeyi. Ngende umubyeyi sindi buhagarare kuri side y'ababyeyi cyane, kuko haba harimo kwikunda gukabije, harimo impamvu y'ababyeyi. Gute? Nubwo bimeze gutyo, ubwo twabishyize en general. Rero umukobwa ugiye gushaka ubundi yagombye kuba ari umukobwa uri macuwa, cyangwa se umukobwa ukuze mu bwenge cyane cyane. Iyo ari umukobwa ugiye gushaka akuze, burya ntabwo ajyana urukundo rwa nyina gusa, kuko yagombye gutekereza yuko kwanza nkanjye cyane cyane ikintu ntekereza, kuko ngiye maze gushyingira kabiri, ngiye mpita ntekereza ngo uyu mukobwa ugiye gushaka, icyambere sinateganyaga yuko urukundo yankundaga hari undi yaruha. None kuba yaruhaye undi muntu X, undi muntu runaka, narujyane, ntabwo yarakwiriye gukomeza gukebuka areba kwande kwa nyina. Noneho ahantu mvugira ko bituruka ku babyeyi, iyo ageze hariya uriya mubyeyi agakomeza nawe ijisho rye akaryerekeza ku muhungu we, uriya mukobwa uje ari umushyitsi abibona cyane, abibona cyane kuruta umugabo we. Nibwo ujya kubona ukabona rero we na nyirabukwe batangiye nko guhangana, sibyo? Bagatangira guhangana, kuko ikindi ntekereza burya ababyeyi b'abamama bakunda abana b'abahungu cyane kurusha ab'abakobwa. Bivuze nta cyaha naba nkoze pe. Bumvikana kurusha abakobwa ubona basa n'abashaka guhangana na ba nyina, ariko umuhungu aroroshya. Abahungu rero bakunda ba nyina. Njye naratangaye, hari umuntu wavuze ati jyewe ntabwo nakunda umugore wanjye kuruta mama. Benshi icyo kintu abari kudukurikira bazi kukibaza ngo mama n'umugore wanjye nakunda ndi. Hari uwo rwose twigeze kuganira aravuga ati nta kintu jyewe cyandutisha mama, cyandutira mama, yongeraho akandi kantu ariko numva kabishye. Yaravuze ngo uriya mudamu ngo dushobora gutandukana, ngo ngashaka undi, ngo ariko mama hahandi namukura. Si yavuze ukuri? Tugiye kubishaka turebe. Tugiye kubireba. Ntabwo jyewe navuga ko yavuze ukuri. Ku ruhande rwanjye, ni ku ruhande rwanjye niye kugira abantera amabuye. Nanjye nagize mama, nawe ufite mama, nawe ahubwo nawe nakwaza we turi kuganira abatwumva. Emi mama nabyumva abyumve ko turi kuganira. Ubu se Emi wowe nturashaka, ubu se mbikubazira? Reka da, reka nkwihorere, kuko igisubizo cyawe narangije no kukibona. Mu by'ukuri hari impamvu ituma mama adakwiriye kuruta umudamu. Iyihe mpamvu? Irahari. Mama ashatse kwigereranya n'urwo rukundo aba yitesheje agaciro, kuko urukundo rwa mama ntirugereranywa, sibyo? Noneho kuvuga ngo warugereranya n'urw'umugore wawe, simbizi, ubutesheje mama wawe agaciro kwanza. Noneho kubera urukundo rwinshi ufitiye umudamu wawe, cyane cyane ko aribwo mu gihura, rwagombye kuba narwo
urw'ikirenga kuko ni umuryango ugiye kubaka mushyashya, nicyo gisekuru cyawe, aho ngaho niho ubarizwa, iyo niyo home yawe, niho mu nzu yawe. ariko kwa mama wawe si mu nzu yawe, ni mu nzu ya so, sibyo? hariya ni mu nzu ya so, ni mu gisekuru cyawe, hariya ni abantu bubashywe by'ikirenga. hariya rero kwa madamu wawe niho ubarizwa, ntukwiriye kubangikanya umugore wawe ngo umugereranye na mama wawe. gute se? niyo mpamvu mama nawe aturuka hariya ngo ngo umwana wawe yagiye umureba, akunze umugore wundi, uri kumureba, utangiye kujya gutezayo intambara. gute se? witeka azabindinde, azabindinde pe. ndi kubona abahungu banjye bari kugenda bakura rwose, nibambona mu rugo rwabo nje guteza saga, nje kuvuga ngo mwana wanjye rwose ngewe ntekereza yuko ningira n'ikintu nkenera ku basore banjye, ku bahungu banjye bamaje nko gushaka, ntekereje ko kundi umuntu yifuza ngo wampunga umwana wanjye angirire gutya, nagenda nkabwira umudamu, wambwiriye umugabo wawe mukajya inama, mukangurira agatenge ko kanshiranye, niwe nacaho. ukomeje ku rukundo rw'umwana n'umubyeyi. umubyeyi ukunda kwivanga, sinzi niba nakoresha iyi mvugo yo kwivanga, wenda reka mbivuge gutya, hari aho urukundo rw'umubyeyi ku mwana rushobora kuvamo kwivanga mu ngo cyangwa mu rugo rwabo kuko bashakanye. iyo bishoboka cyangwa byabaye byo, kuba byabayemo cyangwa banateganyaga nk'uko nguko muri analize zawe, ushobora kuba wamugiramo iyihe nama? uriya mubyeyi se? Ego. rwose jyewe si ukukubeshya, rushobora kuba urukundo ruturuka ku mubyeyi cyangwa no ku mwana, ariko rugashaka kwivanga n'urugo rw'abana. namusaba guhagararira aho ngaho, kuko aba yishakira abanzi aba babiri. rwose namubwira ngo nagereze aho ngaho, kuko ari kwishakira abanzi babiri. icya mbere, abo banzi, uwa mbere ni umuhungu we agenda amubwira ngo mama nakubwiye ko ritavaho ririya nindakorwaho. impamvu mvuze ngo abanzi babiri rero barenze babiri, ndetse aba yishakiye umwanzi umwana we, umuhungu we, uri kunyumva, umugore we aba yumiwe, ari we mukazana we. iyo bafite abana bazana bari abanzi ba nyirakuru, ntabwo bashobora kumukunda n'akana gake. nta mwana ujya ukunda umuntu umwangiye umubyeyi, reka da, ubwo uba uri kwiremera abanzi kandi utazatsinda. nibwo ujya kumva bazanyemo n'ibyo kwica no kugira gute. mwaba umukazana yarapfuye ngo azane undi, arazana undi ariko tayari ni wowe uba wiyangirije, kubera ko wagombye kuba umwungeri mwiza. ikindi, abana bakaza rwose bakubashye, kandi niba batakubashye umenye ngo warahombye, kuko uriya mwana wawe uri kwirukanka inyuma ngo ni umuhungu wawe, ngo ni umuhungu wawe, wagombye kubonamo inyungu y'uko uriya muhungu wawe agarukanye n'umugore, sibyo? icyo ni cya mbere. ubundi akagarukana n'abana ari bo buzukuru bawe. umvira iryo shema mubyeyi, niba uri kutwumva ukunda kwivanga mu buzima bw'abana, rwose wigize umujyanama, wigize ngo uri mama, ngo ndi mama, ngo narakubyaye. bakunda kuvuga ngo nagutwise amezi 9, ngo ndakurera, ngo nkwishyurira minervare, ngo ngira gute. ese uri kwishyuza uri kwishyuza iki? ko nta mubyeyi ugira, nta mubyeyi, umva, nta mwana ugira umwenda ku mubyeyi. ubundi oya, ayo madeni umubyeyi, reka mushushanye nka Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe wishyuye imyenda yose. uriya mubyeyi nawe ibyo yakoraga ntabwo yabikoraga ari ukugira ari igishoro ari gushora ngo uzamwishyure. oya, ni ukuvuga ngo uriya mubyeyi yagombye gusenga ahubwo Imana atisengeshejwe. Mana, uyu mwana naramubyaye, none dore yazanye undi mwana, reka bano bana bazahindukire bagire gute, bambere umugisha. kuri icyo kintu ababyeyi rero mwifate rwose, kuko iyo utifashe rwose urasandara, kuko uba uri kwiremera abanzi. urugero natanga ni uruhe? nigeze kumva agatekerezo kamwe
sinagatekerezo byarabaye. Umugabo yabwiye umugore we ati rero genda ujye guhaha mama ari buzi. ubwo tuvuye turacyari ku babyeyi, nari ntaragera ku bakazana, nari nsibukiye ku bakazana, ntacyo ngatambutse. Noneho ati genda uhahe mama aradusura. Ubwo ndabyuzurisha yuko umubyeyi ari uwa bose. Wikomeza kumva yuko umwana wawe ari uriya muhungu cyangwa se ari uriya mugabo, umukazana atari umwana wawe. Kandi na nyina yaramurekuye akaza, nubwo twavuze ngo babana mu nzu, bashobora kutabana mu nzu ariko stile ari umukazana we. Ubwo aragiye arahashye, umukobwa yumvise ngo mama araza, hagenda ajya guhaha amashu. Agiye kubona ni nyirabukuje. Atese ko naguhaye amafaranga ngo uhahe kandi uhahe neza, mama ari buze. Ibi nibyo uhashye? Ati si wambwiye se ko mama aza nyine? Mama wawaza aramwihorera. Agiye kubona ni nyina uje, nyina w'umugore uje. Arangije ngo ubwo se ngo ibyo wakoze ngo ni ibiki? Ngo ibyo wakoze ni ibiki? Ngo narinzi ngo ni mama wawe. Ati ngo iyo umbwira se ngo sima nagiye kuzana n'iyo nkoko tukayiteka tukamuzimanira. Ati buretse gatoya, ese buriya mama wanjye niwe ukwiriye kurya ayo mashu? Mama wawe ageze hano niwe ujya kuzana iyo nkoko? Ubwo wibuke ka kajambo nakubwiye ngo abakobwa bakunda ba nyina. Ubwo nubwo byose nabyungikanije, nashatse kuvuga yuko umubyeyi ntabwo ari umubyeyi w'umwe muri abo bana mwagiye gushyingira mukabasabira umugisha. Utangiye kumucagura ko atari umwana wawe gute? Ubivanye hehe? Ayo ngayo sinayita amatiko, nayita ubugome. Ni ubugome. Ni ukuvuga ngo wowe vision yawe iri ku bana bazakomoka ku muhungu wawe, ariko nta gaciro uri guha nyina w'abo bana wababyaye, wakubyariye abuzukuru. Urumva rero uritera. Uba uri kwitera rwose. Yego. None se iyi mitima kenshi ikunda guterwa n'iki? Sinzi uko bimeze, kuko menya kuva kera byarabagaho, kubera ko simbyumvise ubu ngubu. Sinzi aho bituruka. Turabijyanira rimwe ubwo n'abakazana. Ubwo twari turi kuri mabukwe, dushatse twagaruka ku mukazana. Yego. Njye sindagira umukazana, ariko inzozi zanjye cyangwa iyerekwa ryanjye rinyumvisha yuko umukazana wanjye ajya gukunda umuhungu wanjye. Umunsi wa mbere wenda umuhungu wanjye ajya kumubwira ati nagukunze, nakamubwira ngo nawe yamukunze. Ntabwo yateganyaga undi muntu wa gatatu uzaza kumwivangira mu buzima ari we jyewe. Rero numva jyewe ntazavangira uwo mwana, kubera ko uwo mwana yajeje kubaka urugo rwe kugira ngo nabo bazabyare baheke. Niko tubifuriza iyo bari gukora ubukwe. Kuzagaruka rero nje gukora ibyo umuhungu wanjye adashaka, siritu n'ibyo umukazana wanjye adashaka, banateye urugo, banduteye rwose. Ngo kandi nitwaje ngo nkunda umuhungu wanjye, nta rukundo mukunze na rutoya, kuko sinkunze icyo akunda. Ubundi nagombye gukunda icyo akunze. Nagombye gukunda kwanza mu mayeri y'abakecuru. Tugiriranye inama, tujye dukunda abakazana bacu kugira ngo banatuvuganire neza ku bahungu bacu. Yego hari abakahebwe, hari abakobwa ubu ngubu bahatari, dusigaye tubita ngo n'abakobwa, ngo n'abakobwa bakasamutwe. Mu by'ukuri igihe umukobwa wanjye wagenda gushaka, hamaze gushaka babiri, ariko numvise ngo yagiye gusuzugura nyirabukwe. Ibyo sinabibazwa, ntago nabibazwa pe, sinabibazwa. Ko ari njye wabimubwiye? Oya, ntago nabibazwa, kuko nanjye mba ndi kwikengera, mba ndi kugira ngo nanjye ejo hatazagira uza nanjye akaza kunsuzugura. Hari n'abakubita ba nyirabukwe. Yego, hari n'abakubita ba nyirabukwe, ariko arinda ajya kugukubita, wajyaga he? Njye ndi kwibaza wajyaga he? None umukazana arinda ajya kuguhangara, ko twavuze ko mabukwe ari uw'ikirenga, ndajya kuguhangara ku buryo ajya kugukubita no kugukorongera mu muhanda. Wajyaga he?
ko abana burya hari n'igihe badutuka batanatubonye mu ngo zabo bakaduhutaza batatubonye mu ngo zabo. Ibaze rero nk'umukazana arimo aragutukira mu rugo rwe, arimo aragukubitira mu rugo rwe, wajyaga he mukecuru? uvuze kuri icyo kintu cy'umukwe, hari bamwe batajya bakirwa neza mu miryango bashatsemo, abakwe birasobanutse cyane. gute? ubu umukwe reka nkubwize ukuri, hari n'igihe namwe mushinjwa amakosa, ugasanga abana bikundaniye. Reka dufate urugero yuko ufite abakobwa, ugasanga harimo umusore bikundaniye pe, barakundana bombi. Umwana aravuze ati reka njye kukwereka mama akumenye, ikirambagizanye. Yego, umukobwa wakuzaniye umukwe, umukuru amurebye ujyana umwana mu gikari ati yewe we umusore koko turatinyutse. reka nkubwize ukuri, ababyeyi dukunda abakwe, ni ukuri. Benshi, ababyeyi benshi dukunda abakwe, ariko ziriya ntambara njya numva ngo zabaye. ariko jewe niba ntarateguye umukobwa wanjye ngo mubwire ngo ni yewe uriya umukwe uteye nk'uyu ntukazamunzanire, nkaza kubizana kandi umwana yarangije gukunda, heta wumva uburyo ducuranga Kenya tubyina nyuma y'umuziki. Sinatinyuka ngo mbyine nyuma y'umuziki, ikintu namaze si wamukunze, ati namukunze kandi nawe yambwiye ko ashaka kuza mu rugo. Umva sinakwiteranya mubwira ngo ntamuzane, nabivuga se akarenga kajyayo namwara naseba. hari akantu komeje aravuga ati ngo si wabimubwiranye umusanze yarakundanye, kubera iki wumva yuko wabimubwiraho mbere umubwira ati sinshaka umukomeze gutya gutya ukamereza detaye. Ariko ubwo mpereye mvuga ngo sinshaka uriya simushaka, aboretse gatatu tugende kuri iryo jambo uvuze, sinshaka uwo mukwe ninjye yaje kurambagiza. Bijya bibaho. Oya, ikintu mpakana yaje kurambagiza urugo, mfite uburenganzira bwo kumubwira ngo mva wa musore we, hano nta basore bahakandagira sorote, kuko sinzi ikimugenza. Mfite uburenganzira bwanjye n'umushiha w'abakecuru. Ariko se kenshi numva umukobwa abwira umusore ati abwira nyina ati ngewe nabonye umugabo, nyina agatangira kuvuga, abivuga mu kindi kinyabupfura. Ariko ubundi wa musore we, niba udashaka kuzangwa mu muryango, banza urambagize uwo muryango, ube n'inshuti yawe, ujye wagenda nta rindi jambo uje kuvugayo, urebe niba banagukunda, kuko urugo ruzaguha ikaze urubona kari. Abanyamayeri rero baraza bagatangira gutembera karati mukecuru arahari, sinjyana ntashuhuje mukecuru. Abahungu bubu nabo umenya batazi kurambagiza. Reka duse n'abagana ku musozo, cyangwa muzehe harahari, reka tugase n'abagana w'amakari akaba ari uvuga uti rero sinjyana ntashuhuje ababyeyi. Bariya ababyeyi buryo bahuye ahita abwira mukecuru, yewe mukecuru uzi yuko wa mwana afite ikinyabupfura yanze kugenda atadushuhuje. Abana b'iki gihe basigaye birambagirizanya hagati yabo. Ako kantu ahubwo reka duse n'abagana ku busozo, mubaze kino kibazo kuko twari turi kurebera hamwe buryo ki umukazana ashobora kubana na nyirabukwe mu nzu. Nibyo bariya bo mu nzu ntitwabavuzeho, bavuze nyirabukwe muri rusange aho yaba ari hose. Ego ahubwo ni ibiki bikunze guteza amakimbirane hagati y'umukazana n'umukwe, ariko abantu benshi ntibabivuge ibyo bintu byaba ari ibiki? Umukazana na nyirabukwe. Umukazana na nyirabukwe ubirebye kenshi ni ishyari. Mabukwe ushwana n'umukazana we akenshi aba ari ishyari, ndaryita ishyari gute. Uriya musore akenshi hari igihe aba ari we wari utunze umuryango, ari umugabo w'urugo muri rusange, apana nyina wenyine. None uriya musore ikindi akagendera ku mategeko y'ababyeyi. Iyo avuye muri uriya rugo akajya gukunda rero bamuha imiyaga yo kugira ngo azane uwo mugeni, ariko iyo ageze hariya batangira kumuha amategeko atamenyereye, bakamufata nk'aho wagira ngo baramubyaye baramureze, ntibazi n'imico ye, ntibazi uduco avanye iwabo, bagatangira kumutegeka, kumurundaho amategeko. Nawe akarya kureba itegeko rimurengera akavuga se abari kuntegeka. Ni ijambo rimenyereye, aravuga ngo arimo arantegeka, niwe washatse, nibo banshatse. Agahindukira kandi akabwira umugabo, nyoko ko ari kuntegeka niwe washatse.
nashatswe n'urugo rw'iwanyu rwose cyangwa niwe washatse. Abana b'ubu rero barasirimutse baranize. Hari igihe akubwira ati ngewe rero buriya ati hari ibintu ndi kumva hariya yuko ababyeyi baza gutegeka ngewe mama wawe ntakantegeke, akamuhonga hakiri kare, akamubuza hakiri kare. Wa mwana w'umukobwa we rero nta n'uburenganzira ufite bwo gutangira gutunga umugabo urutoki. Bamwe hari n'ahandi nigeze gutanga iki kiganiro bigeze kumbaza ibibazo bijya kumera gutya, aho umwana ahimba nyirabukwe amazina cyangwa akamutuka. Buriya wa mubyeyi we niwumva umukazana ari kugutuka na nyina zaba bifitemo n'akantu k'uruhari, kuko nawe hari aho aba hari aho nawe umwana muregera ati mabukwa nguye nabi, na nyina akamubwira ati ujye wihagararaho. none ni gute umwana mpangara akantuka nyina atabifitemo uruhari? Nyina niwe ubifitemo uruhari akenshi, bipfira ku babyeyi. None se nk'umukazana ajya gutuka, ahubwo hari udushya turiho. Abakazana barimo baratuka ba nyirabukwe, bari kubivana hehe? Akajya gutuka nyirabukwe kandi yaramubyariye umugabo, yaramubyariye n'abana, agasohora igitutsi mu kanwa akajya kumutuka. Mu by'ukuri wa mukobwa we uri kururira umuvumo, kuko umuvumo wa nyirabukwe w'umuntu uramufata. Ni nko gutuka umubyeyi wawe. Buriya nyoko bukwe yakuvumye ariko guhorokura uwo muvumo wagufata, ariko aguhoye ubusa burya n'umukazana nawe yanamuvuma. Cyane cyane yari banabyumve, iyo ari umukazana w'imfura mu muvumo ukagufata kubera ko nawe uramubangamiye, yashobora kunagusengera akagusengera nabi, ukajya ubona ubaye umukecuru uhora aza gusabiriza mu bana. Ariko umwanzara agasaba abana. Imana itugiriye neza twazajya tugira ibyacu ku buryo abana aribo baza badukenera, atari twe tugenda tubakenera, kuko naho bituruka. Umubyeyi arakomeza agakurikira umwana no mu rugo rwe akajya amubwira ngo ngaho ngo nabuze ibi n'ibi. Burya n'ubusanzwe umuntu aguhaye icyifuzo kabere gatatu aba akwiteje, uramusuzugura. Akenshi benshi babikuramo agasuzuguro. Hamwe n'ibyo rero ngiye mbona ari ishyari. Urugero mugiye mu myaka ndimo, umwana wanjye arasanzwe amahira, agiye mu rugo rwe, wenda ntembereyeyo rimwe nsanze arimo arahahira urugo ibyo atigeze anamahira. Burya nzanye itiku ryaba rifite ishingiro. Ariko ntese byo ubivugaho iki yuko wamugani ubwo ufasha umwana w'umuhungu yaherezaga iwabo, iyo ashatse bita bugabanuka cyangwa bukanagarara burundu, ubivugaho iki? Sinabura icyo mbivugaho. Wenda yageze hariya azanye 50%, umugore azanye 25%, ajana n'amaboko ye. Sinzi niba bateranije kugira hano hari ibikoresho ntafite mu nzu, ariko ngiye mu rugo rw'abageni nasangamo ibikoresho bindi bihenze, ngatangira kujya kubara agaciro k'ibintu baguze. Nta burenganzira mbifitiye kuko ntabyo namupfunyikiye. Sibyo? Ikindi byatampaye akiri iwanjye mbikurikirana yarageze mu rugo rwe gute. Nubuyobe. Ikindi niba ntaragize umugisha ngo mbyishakemo, kuki njya kubishaka mu bana kandi nabo ari bwo bagitangira ubuzima, bari muri ntangiye ubuzima. Nk'ubu ngubu ugenge nirata ku bana banjye ntakubeshye, njya mbabwira ni mujye mwiririra. Jewe haraho ngeze, ubundi imyaka ngezemo ni ya no stress, nta stress, nta ruhinja rundi. Ngiye batampatsweho abana banjye nabuzukuru banjye, nibyo werereka ko nkoresha iryo jambo ngo bampa agaciro kanjye. Nta mwana yanzanira hano ngo avuga ngo agiye kwa gramere ngo aramara y'icyumweru. Ubu ngo abana bacu baranasirimutse nta n'uwana muguha, yagera hano nkajya mukubita inkonji nyine. Of course none simbakira inkonji. Umwana rero ujya kwa nyirakuru ahabwa agaciro bitewe n'iwabo n'agaciro bahanyina cyangwa bahanyirakuru. Ngewe nk'umwana wanjye yaragiye gushaka ahantu asuzugura nyirabukwe, nabwira ngo ukazajyana umwana wawe muri vacances batamupiga bikokoro. Reka dusoze n'abantu dusa nk'abafata umwanzuro cyangwa inama. Ubona ku bana iyo batangiye kuba barushinga bibaniye, ariko ababyeyi umwe muri bo agashaka kubana n'abana babo, ni iyihe nama watanga? Kuko ibyo byose twavugaga ni zimwe mu ngaruka bishobora kuba byateza. Icyo kibazo ko ntari kucyumva neza. Hari abana
iyo barashatse bagiye kubana ariko umwe muri bo arashaka kuzana umubyeyi ngo babane. ubwo simenya impamvu yaba ari kujya gushaka akagenda akururana na nyina. ni imibereho mibi nyina arimo, akavuga ati mama imibereho mibi arimo rwose reka nyimukuremo, sibyo? uwo abigiyemo inama na madamu bakamuzana, uriya mudamu aba yiteguye kwakira umushyitsi ashobora kubayobora cyangwa agaca bugufi, sibyo? inama nabagira rero nuko abaye nta kundi babigenza bamujyana kandi bakamwitaho bombi, sibyo? kuko tayari wa mukecuru we nawe uba ukennye, uba ufite ibibazo, ukeneye kwitabwaho n'abana. ariko atari iyo mpamvu nibagushakira urugo rwawe uzaruherekeze, ugire iyo urujyana, abana bajye baza kugusura, wirinda kuzahutazwa n'umukazana mu gihe umuhungu wawe adahari, kuko tumaze kubibona pe, tumaze kubibona. nkatwe turi gusenga ngo Imana ijye idufasha ngo tujye tuguma mu ngo zacu, abana baze badusanga. biteye ubwoba reka. niba umukazana abasha kugenda agasiga urugo rwe akagenda azize nyirabukwe, urumva ni ikintu gikomeye, ni ikintu kibabaje cyane, ni ikintu kibabaje cyane. niba nyirabukwe w'umuntu abasha kugenda akarinda ajya kwicwa n'inzara mu rugo rwe kubera umukazana, urumva ni ikibazo gikomeye. ariko noneho reka twe kuvuga ngo ni ba mabukwe gusa. mabukwe wakubereye mubi aragatsindwa n'Imana, na mukazana wakubereye mubi aragatsindwa n'Imana. rero ni ugusenga Imana ikajya iduha abantu ikaduhuza n'abantu bazima, sibyo? kuko hari abazimu bazima, hari abazima babi. yego, hari abazima babi. muri abo bazima babi rero harimo na ba nyirabukwe babi, harimo na ba kazana babi. ni abazima babi pe, kubera yuko barwana iki? urumva ni umuryango umwe, ni umuryango umwe kandi ni amaboko. umwana yagiye kugushakira amaboko, ayo maboko rero ni amaboko ameze ate? ni amaboko yanduye. iyo atari amaboko mazima aba ari amaboko yanduye, kuko hagati aho umwe aba yigiza nkana, umwe hari icyo aba yisuza umwana we, nakoze ibi. njye mbyumva n'abakecuru, njyewe rero nabonye bakwe nkiri mutoya, nakoze ibi, nagize n'ibi, nagize na biriya. warakoze nyine, wakoraga umwana wawe, nose uri kugira ngo nze mbyishyure. gusa hari abakazana bajya cyangwa ba mabukwe, hari ba mabukwe bajya baba abana beza, banabana n'abakazana babo, ugasanga nta kibazo, ariko nabwo ni ubundi bwenge cyane, ni ubundi bwenge no gukira no kutagira ibintu by'ubujomora. terime y'injomora zizi yo nayivanye. ariko ubundi ukagenda uri kuvuga ngo ngiye ku mwana wanjye, mbemwa mukecuru, ngiye ku mwana wanjye, ni umugabo w'abandi. abajya mu icumbi isaha n'isaba mwirukana, ngiye ku mwana wanjye, ukagenda ukajya kubana hariya, ntuzi no kujya muri dushe, wenda ngo ukingure n'iyo dushe, ntuzi no gukaranga, ubu ujya kuzana umutwe munini mu bana b'abandi, ugira gute? Mana rwose umubyeyi muba bateje akaga mwana, kuko ubwo twavuze abakazana ba nyirabukwe, ntituzanyemo baramukazi bavuga ngo yafashe mama nabi, arinda afatanya ko nabi wamutwaye. mutware baramukazi banjye bashatse neza, bashatse abagabo bakijijwe, bamwe n'abapasiteri n'abandi n'abadiyakoni. mbavuzeho banyica, mbavuzeho bansengera yo gupfa. reka tubyihore. ariko twebwe batubereye abana beza, ariko ntitwaburaga guhengereza. buriya ma umeze neza, njye narabibazaga, ma umeze neza, umva ukuntu ugenda mubazaga, mutagira ngo ndi kuvuga ibyo ntazi. ma none se aho ngaho umeze neza gwe, none se muramukazi wacu agufashe neza? yo n'abana beza baranyubaha, ahubwo ni wowe unsuzugura, wowe umbwira uko ushaka, ariko umukazana wanjye ntabwo yambwira uko ashatse. nahise mbwira nima ufite imico myiza, uri umuntu mwiza, none se wajya umera nk'abandi bakecuru ngo hoya naba mbangamiye umuhungu wanjye, sibyo? uwo ni my mom. arongera nanone ndamubwira nti rero kuva uri kubahamiriza cyane, uri kubavuga neza, nubwo n'uburyarya ni n'ubucakura,
buriya ntabwo bajya kureba nabi n'ijisho ribi. Aravuga ngo bariya nibo bana banjye naho mwebwe namwe mwagiye ahandi. Mama yavurengeraga bakazana bene ukuri pe. Arangije ndamubwira nti noneho rero niba bagurira igitenge ujye utegereza nawe bakugurira icyawe cyangwa umukazana kugura, ntuzajya uvuga ngo nanjye nimungurire. Ntiwabona udukweto tw'umukazana umugabo yamuguriye ngo nanjye ngurira. Arambwira ngo ngo none se ufite uwo mutima, ni none ko njye nta mabukwe mfite, njye mfite mabukwe, ninjye wazajya mugura, ntabwo umuhungu yazajya ntegeka ngo ninjye ntabwo yabintegeka. Arinda bintegeka nabyibwiye, nasize mama ariko hari undi mama nasanze. Rero bakazana banjye bejo hazaza, umva njyewe naba stare gusa, mbese umva nuko uzabafata neza nkajya mbinginga kugira ngo munamfatire abana neza. Nk'ubu ngubu Imana ikampa agakobwa keza kifitiye urukundo, ntabwo nagatokoza n'ukuri. Reka dusoreze aho ibi bintu bitera abana ubwoba, bituma abana badashaka ngo abana ngo bafite ababyeyi. Ubu se muzabanza mutwice mubone gushaka? Yemwe bana muzabanza mutwice kugira ngo tutazaba ba nyirabukwe. Bose ntabwo ari bamwe, ariko biterwa umugari nko oye barabipanga. Turayizi hari abana baravuga ngo biteye ubwoba, ndetse bavuga ngo barashaka ngo basore ngo b'imfubyi. Kuba mwamutwifuza ngo abagabo banyu muzajye kubashaka barabaye imfubyi, namwe tubasengere gutyo ngo nimugere igihe cyo kujya gushaka abana banyu muzabanze mupfe mubone kubona iki akubuzukuru. Mureke twiboneye kubuzukuru babakomotseho, kandi nukuri I bless you in the name of Jesus. Ndahesheje umugisha bakazana mutari muzaze, ntago nge sinzabasumbuha. Bijya bibaho bose soko bimera nguko hari ababyeyi beza, hari n'abana beza. Ubwo tuvuga ababyeyi ni komande zombi, yabo umukobwa ndetse n'umuhungu n'abana byaba gutya, ariko byose bipfira hasi muri kwa kuganira. Iyo mwateganya amatwi burya birabafasha mwembi cyane. Kandi hari n'igihe mujya inama mukavuga ngo rero mama wawe na mama wanjye rwose tujye tubasura, uzajya uhitamo dusura. Nibyo navuze mu ntangiriro. Dusura umwe kwa gatandatu n'undi tuzamusure mu kindi cyumweru. Bituruka ku mpande zose, ku babyeyi no ku bana. Hasi cyane mukiri guteretana, mukumva impumeko y'undi n'undi mukumvana. Kuko hari igihe uwo ngo muri kumwe umupatina wawe w'ejo hazaza ushobora gusanga ababyeyi bataramubane neza, abafitemo umujinya n'iki, ariko bimenye hakiri hasi mukiri muri fiyasaye mukamuturisha, ukamwumvisha ko umubyeyi nawe ari umuntu yanakosa ariko agatanga n'imbabazi. Ejo bundi hari umukobwa wabuze umugabo mureba gutya, naramurebaga ndamuzi pe. Nzu wabigenje gutyo. Umusore yaramubwiye ati baraganiriye baramuganira, arangije amubwira ati none se ngaho tujye gusura mama. Umusore abwira umukobwa ati ngwino tuzajye gusura mama mukwereke. Atugira nyoko burya. Undi ngo arangana iki ati rwose ndi imfura ye. Atumva nkubwire rero ubukwe bwanjye nawe burangiriye aho. Narinzi ngura imfubyi burya. Nkuko nyine bamenyaniranye i Kigali, ariko iwabo nyine batuye mu ntara. Arangije aramubwira ati rero ubukwe bwanjye nawe burangiriye ahangaha, ati jye nanga abasore. Yaramubwiye ati jye nanga abasore bafite ba nyina, atuze amatiku y'abakecuru n'abakazana. Akimubwira gutyo aramubwira ati ubwo ngubwo se urankunda? Ati ndagukunda ariko ne kukubeshya sinkunda abasore bafite ba nyina. Kandi nukuri bari bakundanye. Uzi cyabaye? Umusore yaragiye abibwira nyina, aramubwira ati rero nabonye umugeni mwiza, mwana mwiza pe, ufite n'umuco, ufite n'imico myiza. Narashimye, ariko yambwiye ngo ntabwo ngo nubwo ankunze ngo ntabwo akunda ngo umuntu ufite nyina. Nyina araceceka, uhite wumva ko bamuhambye akiri muzima. Nyina araceceka, ariko uriya musore yahise afata icyemezo, yahise ashaka undi. Aramubwira ati wowe uzaze tujyana. Ati Yesu we ufite mama wawe ngo Imana ishimwe ngo nanjye mfite mama. Bajya kwa nyina barahindukira bajya no ku wundi. Uwo mukobwa twamutahiye ubukwe tunezerewe kandi twishimye. Nabo ngabo wenda ntawamenye impamvu yabo. Bamwe bashobora kuba ati uyu mukobwa ashobora kuba atari shyashya, ariko umubyeyi wese aba ari umubyeyi. Iyo ugize amahirwe aba aramufite, none se udashimiye wakubyariye uwo muntu wawe mugiye kubana, atari ikibazo. Nyine ibyo bintu abantu badukurikiye
ni n'uburara Baze no kugira inama kutubwira. abo ngabo byaba ari Uburara pe. uburara umuntu ahita abona N'ubwomanzi ndetse. ari uburara wifitemo bo reka dusoreze aha ngaha Dusoreze ibindi aha ngaha, naho ubutaha. reka tubiharire abandi bazatubwira uko babyumva muri komenti nabo tuganire. Yego. Hanyuma abantu badukurikiye rero mugerageze mukore subscribe share no comment kakantu kagutya harya nagaki nakibagiwe niba ari clock ni clock kababwire ubutanzajya ngira gutya nzajya mvuga ngo clock ubwo abana bari wite banyumva clock niba ari gutya ni gutya clock